ariko mu by'ukuri hari ikarita y'ubumuntu. Hanyuma y'uko uri umuntu uhagaze gutya nkuko muri kundeba, kuba umuntu nyamuntu ubundi byakagombye kugira ikihe gisobanuro. Urukundo, gufatanya, kwibaza nzaba umuntu kangahe, nsigaje kongera kuba umuntu gute. Kuba uri umuntu simply bigaragara kuri umuntu, ariko ya karita twabonye ifite elements z'ubumuntu ntayo ufite. Yego, ikaze nanone kuri Donne Media TV. Nitwa Don the Great. Ikiganiro ni kuba umuntu. Kuba umuntu nkuko bisanzwe, twese muri rusange turi abantu turangwa n'ubumuntu, ariko mu by'ukuri hari ukuba umuntu uhagaze, ariko mu by'ukuri ikarita y'ubumuntu igatakara cyangwa se ikaba yaratakaye. By'umwihariko muri iyi minsi abantu mu by'ukuri batakaje ikarita y'ubumuntu. Ni abantu physically nkuko bareba mu gihagararo, of course ntabwo ari imbwa. Wabasha gutandukanya umuntu n'imbwa, wabasha gutandukanya umuntu n'inka, yes, uri umuntu uko ugaragara. Umuntu ashobora kugutandukanya n'ikindi kintu kitari umuntu. Ariko muri iyi minsi abantu batakaje icyo nakwita ikarita y'ubumuntu. Sinzi niba uri kumva icyo nshaka gusobanura ahangaha. Hari ukuba umuntu physically bisanzwe, umuntu akubona simply uri umuntu, ntabwo uri imbwa, ntabwo uri ihene, ntabwo uri inka, of course. Ariko se kwa kuba umuntu bigizwe n'iki? Ikarita yo kuba umuntu. Abantu rero muri iyi minsi barayitakaje ikarita yo kuba umuntu. Abantu barahindutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi, aho usigaye uhura n'umuntu akakwitegereza akabati warahindutse warahindutse ko wahindutse koko. Yego, so kuba umuntu rero ntabwo ari kugaragara gutyo nk'umuntu mu ishusho y'umuntu, ahubwo kuba umuntu hari ibyakagombye kuzuzanya no kuba uri umuntu mu ishusho y'umuntu. Urukundo, gufatanya, kwitanaho, kugira impuhwe, gufasha abababaye, gukorera hamwe, kubahiriza amategeko, kubana neza muri rusange n'abaturanyi, na sosiyete, n'abayobozi. Ibyo byose ni ibintu biza bikagira ya karita y'ubumuntu. Imwe mugizo nahoze mvuga yayindi abantu muri iyi minsi batakaje. Abantu batakaje urukundo, abantu batakaje umutima ufasha, compassionate heart. Muri iyi minsi abantu batakaje iyo karita irimo elements z'ubumuntu. Understand? So niyo mpamvu rero iki kiganiro kuba umuntu gihari, kugira ngo twongere twiyibutse nyuma yo kuba umuntu mu gihagararo hari ikindi kintu kirenze ibyo ngibyo umuntu nyamuntu yakagombye kugira. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi turagaruka cyangwa se ikiganiro kuba umuntu cyacu uyu munsi kiratwerekeza kwa muganga. Kwa muganga bitewe no kuyita mu rurimi rwawe. Twe hano mu Rwanda tuyita kwa muganga. Yego, kera cyangwa se mu minsi yashize, ubwo nimvuga kera nawe ufite kera hawe n'undi afite kera he, ariko nyine kera numvaga abantu bavuga ngo imbabazi ziba kwa muganga. Ukumva ukoze ikintu, ukoze ikosa, noneho wasaba imbabazi bakumva umuntu navuze ati imbabazi ziba kwa muganga. Ubwo rero twese tuzi ko kwa muganga ariho hantu haba imbabazi, tugendeye kuri iyo mvugo. Ese koko nibyo wemeranya n'iyo mvugo? Niba wivuza
kwa muganga hatandukanye, wakwemeranya n'iyo mvugo ukurikije n'ibyo uhabona. Imvugo ivuga ngo imbabazi ziba kwa muganga. Yego, turagaruka rero mu kiganiro cyacu kuba umuntu cy'uyu munsi mu mikorere ndetse n'imitangire ya serivisi ihabwa abarwayi muri rusange. Hari byinshi byahindutse, hari byinshi byagombye gukosorwa. Ku ruhande rw'ibyahindutse, leta y'u Rwanda ndagira ngo aho uri hose uyiterere salute. Leta y'u Rwanda yagerageje, Mana yakoze ibishoboka byose kugira ngo iteze imbere ubuvuzi. Dushimira inzego zibishinzwe by'umwihariko ku rwego rutarabaho iyo ugereranije n'ahandi hatandukanye, cyane cyane ku gihugu cyacu cy'u Rwanda gikubutse mu bihe bitoroshye, kirimo kwiteza imbere muri sectors zigiye zitandukanye. Leta y'u Rwanda yakoze ibikomeye mu rwego rw'ubuvuzi, muri services z'ubuzima by'umwihariko, ariko haracyariho ibindi nabyo bigomba gukorwa kugira ngo ntago ari gukorwa, bigomba kunyoroshwa, yani kunyoroshwa vizuri, unaona. So ibyo ngibyo rero nibyo tugiye kugarukaho uyu munsi. Byagombye gukosorwa kugira ngo ya serivisi y'ubuvuzi, za services z'ubuzima nazo zibe straightforward, cyangwa se zitange umusaruro mu buryo budafite uwo bubangamiye, nuko yaba ku ruhande rw'abazitanga ndetse n'abazakira. Amavuriro by'umwihariko amasuzumiro afungura ryari? Ko tujya kwa muganga tugasanga abarwayi baharamukiye isaha y'isa 11. Ugasanga umurwayi hageze saa 11 za mu gitondo azindutse, ariko mu by'ukuri amasuzumiro ko ntabwo umurwayi yahita ajya kubonana na doctor cyangwa se n'umuganga direct atabanje guca muri processes of course ziba aziteganijwe zo gucekinga ibyangombwa. Rimwe na rimwe nabonye hari aho wishyura mbere bitewe na service bagiye kuguha, hari amafaranga ubanza kwishyura mbere yuko ujya no mu isuzumiro of course. Nuko ibyo byose rero bigatuma wibaza ngo niba amasuzumiro ashobora gufungura isaha y'isa 3 za mu gitondo, bigendanye nuko aribwo abakozi muri rusange baba cyangwa se bagomba kuba batangiye imirimo saa 3 za mu gitondo. Wa murwayi wahageze isaha y'isa 11 za mu gitondo, wibuke ntabwo yaje saa 11 mu gitondo asetse yishimye, yaje icyo kuko ari kubabara. Uranyumva neza? Kuko ari kubabara, kugira ngo basi abashe kubona ubutabazi bumugabanyiriza ububabare cyangwa se bumuvura ububabare nk'impamvu yatumye hagera iyo saa ya saa 11. Imagine yageze saa 11 ari kubabara, ariko mu by'ukuri isuzumiro riraza gufungura, of course araza kwakirwa na doctor ku isaha ya saa 3. Ubwaciyemo amasaha angahe? Nawe yabara umbwire. Nuko rero abo barwayi rero ntibaza ngo hari abaganga baba baraye izamu, niba ariko navuga. Of course bakagombye kubakira, sibyo? Bakabitaho, bakabaha service, noneho abaje kuri shift yo kumanywa bakaza bagakomereza aho bageze. Ko ntekereza ikindi bakagombye gusigara kwa muganga nk'abasigaye ku ijoro, atari ukugira ngo bite ku barwayi bararanye cyangwa se bafite mu bitaro bonyine.
nabo ngabo bahazindukiye mu gitondo, abaraye shift night cyangwa se shift y'ijoro bakagombye guprolonja ku masaha batari basimburwaho, bakaba bahereza serivisi z'ubuvuzi barwayi baharamukiye saa 11 bategereje kuza kuba guhabwa consultation isaha y'isa 3. Mu by'ukuri icyo ni ikintu nabonye mu mavuriro atandukanye, abarwayi barahababarira cyane abaje mu masaha yaho mu gitondo navuze haraguru bategereje gukorerwa consultation cyangwa se kwakirwa n'abaganga isaha y'isa 3 igihe amasaha y'akazi agomba gutangirira, kandi wa muntu ari kubabara, ntabwo yaje asetse, ntabwo yazindutse iryo joro kuko anezerewe of course. Nkasanga rero aho ngaho haramutse hatunzweyo itoroshi, icyo kintu kigashyirwaho umucyo, abaganga ntabwo babuze, abaganga sabibura. Oh yeah, that's not the case. That's not the case. Leta yakemuye igisa n'icyo ngicyo cyose, ahubwo mbona habamo akantu gasa no kwitana ba mwana mu buhe buryo. Kuvuga ngo njyewe nakoze shift y'ijoro, abaje mu gitondo of course baraza kwitabwaho n'abaje isaha y'isa 3 za mu gitondo. Batekereza icyo kintu, abivuza abagenda ku mavuriro atandukanye, icyo kintu murakibona, muduhe ibitekerezo by'uko mubyumva muri comment section, n'ibyo kintu namwe mukibona cyane niba ari ngewe wakibonye njyenyine. Noneho rero hari ikindi kintu gikomeye, ari cyo kutagira abantu bashinzwe kwita ku barwayi b'indembe baba baharamukiye. Nkuko nahoze mbivuga haraguru, ntabwo hari ba bantu baba bari hafi, ubwo ndavuga muri babaganga wenda baba bakoze shift y'ijoro, abarwayi b'indembe bahagejejwe mu gitondo muri ayo masaha. Hari abazanwa n'abamotari, mu by'ukuri nta wundi muntu umuriho, akaza motari akamugeza kwa muganga, agahita amwishyura, agahita akata moto ye akisubirira mu kazi. Ibyo ngibyo ntabwo babirenganyiriza motari kuko aba ari mu kazi. Wa murwayi akaza akaharyama akahumirirwa. Imagine umuntu uri kubabara, umuntu hageze icyo gicuku, arahageze none yongeyeho nta nubwo aryamye mu buriri we, aryamye hahandi ku ntebe. Nabyo kandi birimo ikibazo turaza kureba, turaza kubonera hamwe. Urumva aho ugasanga wa murwayi arahageze izo saha, aryamye ku ntebe akomeje kubabara, kandi byitwa ngo hari abaganga bakoze nijoro, bari on duty, bari mu kazi. None se kuki hatarebwa uburyo abo baganga bakoze nijoro cyangwa se n'abandi bashyirwa mu nshingano mu buryo bumwe cyangwa ubundi hagendewe kuri program z'ivuriro, bakajya bita by'umwihariko kuri abo barwayi b'indembe bahagejwe muri ayo masaha ya mu gitondo cya kare. Cyane ko hari hamwe na hamwe unagera ugasanga nabo baganga bakoze nijoro, ukaba wamara n'isaha yose nta n'umwe uciye iryera. Niba bapumuzitse, niba bapizikoti, sijui kama huwa wamepiga magoti, ni kupiga goti, kupiga watu ya ama wamepumuzika asubuhi wakarara mpaka saa 1, wakati wagonjwa wako hapo tu wanawangojea watibiwe na nani? Na wao. Sasa unashindwa ni nini naendelea hapa? Kipi kinaendelea hapa? That's what the problem is. Uribaza bimeze biti? Ni ikibazo gikomeye cyagombye kwitabwaho, abarwayi bakitabwaho, umuntu abaje kwa muganga ababaye akeneye ubuvuzi. Ikindi rero gikomeye nahoze mvuga haraguru ni ukubuza abarwayi kuryama ku ntebe aho kubategurira aho kuryama. Kubuza abarwayi kuryama ku ntebe aho kuba mwakabateguriye aho kuryama cyangwa se aho kuruhukira. Tekereza ko
umurwayi aza of course aturuka mu rugo arembye, bati reka njye kwa muganga. Niho honyine umurwayi abateze amakiriro, abateze service nziza iramuha ubuvuzi bumukiza umubabaro afite. Araje nasikeka ko yagera ngo kwa muganga akahagusanga umutegereje with open arms, umutegereje umufunguriye amaboko, akava kuri ya moto ari indembe cyangwa akava muri cya kinyabiziga cyangwa whatever way yajemo, ukamwakira, ukamudirectinga, ukamujyana ukamuha first aid, ubutabazi bw'ibanze. Ukeka ko azakuva mu maboko akagaruka nyuma kuryama ku ntebe ashaka iki? Kandi wamweretseho kuryama, kandi wamwakiye, ukamuha iby'ibanze bishoboka. Mu gihe babaganga baramwitoza saa 3, baramukorera consultation saa 3 batari bahagera, ukeka ko yagaruka nyuma akaza kuryama kuri za ntebe? No, ntabwo bishoboka. Ariko naratangaye cyane aho niba barabakoreye ubugenzuzi bakababwira batabarwayi nibajya baryama ku ntebe tuzajya tubahana. Ibitaro bimwe na bimwe umurwayi araza izo saa 11 mu gitondo, saa 9 akaryama ku ntebe. Hano rero ahantu ibintu bitangarije, babandi binjiye saa 3 ntabwo bitaye ku masaha umurwayi ashobora kuba amaze aryamye kuri ya ntebe, sibyo? Bakaza muganga umwe yarifasha avuga ngo mwe muryamye ku ntebe, ngo nta soni, ngo ndavuze ngo nimwicane mutuze, ngo gurembye bingana iki ku buryo uza kuryama ku ntebe za hano kwa muganga? Can you imagine? Uri kubwira umurwayi ubabaye waryamye kuri iyo ntebe atari uko ari amahitamo ye, ahubwo afite intege nke, ababaye. Understand? Ababaye. We uri muzima, ikirenze ibyo uri on duty, uri mu kazi, wakagombye kwatendinga uwo murwayi ukavuga usuryamye aho ngaho uri kubabara gute, karibu gutya na gutya na gutya na gutya, ukareba icyo umufasha. Ariko imagine kubwira umurwayi gutyo, umurwayi uri kubabara, umurwayi gutezeho amakiriro, umurwayi gutezeho gukira, ukambwira ngo icara, ngo uri kwerekana iki ngo kuryama ku ntebe za hano kwa muganga, ngo muzi ko bitemewe. Wamweretse aho aryama. Niba aryamye ku ntebe wamujyanye aho kuryama. Niba ari charges cyangwa se amafaranga mwamuca kuko yaryamishijwe, mukayandika muri total cost y'ibyo muramucharging, akishyura. Ariko ukareka kumwongerera umubabaro, kumubwira nabi ngo nuko aryamye ku ntebe kandi utanamweretse aho kuryama. Ngo ntibaryame muri jardin, ntibaryame ku ntebe, whatever, kandi yet you have not offered the place where to sleep, where to lie down. Understand? So icyo kintu kiri very very awkward, kiri very dangerous, kiri very oh my god, I don't know how I can express this. Kirica service y'ubuvuzi of which the government has sponsored, of which the government has shined the light upon, ariko bikaza igapfira on those who offers service. Abaganga konzi ko mwarize ethics z'ubuganga zo kwita ku barwayi, muzisigaye. Iki kiganiro cyitwa kuba umuntu, bwaba umuntu usanganye bwawe bwo kugira impuhwe, urukundo no kwita ku bandi, ukongera ethics z'ubuganga uba warigishijwe. Nzi ko hafi ya zose zihuza n'iki kiganiro cyacu. Kuba umuntu, kugira ubumuntu first, gira ubumuntu muri wowe, gira niba ugifite ya karita y'umuntu twasobanuye haraguru, ubuzwa n'iki kwerekana ubwo bumuntu, noneho biri mu nshingano zawe. Basi niba atari nakuteye, nugera kwa muganga, ku bitaro aho ukorera nk'umuganga ushinzwe kwakira abantu, siga ya miterere yawe ifite ubumuntu bucagase, wambara imiterere y'akazi,
of which it is made of some ethics zikwigisha kwita ku bantu nk'umuganga. You understand? Bikore gutyo, at least nusohoka hanze utari kumwe n'abakeneye service baha abarwayi, wongere wambare ya sura yafite umuntu bucagase. It doesn't matter, but mbere ya byose wakagombye kuba umuntu nk'umuganga, ukabona ku expressing ubumuntu ku bandi, ubaha service z'ubuzima, z'ubuvuzi, zo gukira baje bagushaka, bikaza byuzuzanya na kwa kugira ubumuntu ariko mu gihagararo gusa. Kuba umuntu simply bigaragara kuri umuntu, ariko ya karita twabonye ifite elements z'ubumuntu ntayo ufite. Kandi uri muri service wakagombye kuba wujuje ubwo bumuntu muri wowe nk'umuganga, nkuko nabivuze haraguru. Ikindi kitangahaje ariko wenda gishobora kuba gifite impamvu yacyo yihariye, no kuvuga ngo ko ku bitaro, kwa muganga muri rusange, mbere habaga amateleviziyo rwose abamanitse ukayabona, ariko njyaho maze kujya hatandukanye nta televiziyo nkibona ikora, ntago nyipfa kubona televiziyo icanye. Sinzi niba ari njyenyine, sinzi niba araho nagenze wenda afite ibibazo byihariye, ariko ziriya televiziyo, ibitaro, amavuriro atandukanye, mutubwire zabaye iki? Zarapfuye, umuriro ni muke, yani shida ni gani? What's wrong with those TVs? Zimanitse mu mavuriro yanyu, mu bitaro, naye zagenewe kumara irungu abarwayi, cyangwa se no gutangira izindi serivisi za communications, cyane ko buriya hari n'umuntu uba ubonye umwanya wo kureba ayo makuru, wo kureba ibyo bivugwa hirya no hino kuri iyo televiziyo ari kwa muganga, kuko nyine occasionally and unexpectedly ahageze akahasanga televiziyo, akaba yaprofita akarebera ayo makuru, akaba yaprofita akamenyeraho gahunda z'igihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, simply kuko ayibonye aho abashije kwicara umwanya munini ategereje. Iyo ni ako ni kamwe mu kamaro ka ziriya TVs, ziriya televiziyo zo kwa muganga. Uretse n'ibyo, hari ubwo umuntu aba agitegereje serivisi, akaba ari kwirebera iyo televiziyo, akaba yihugije mu buryo bumwe cyangwa ubundi, byanamurindirega no kuba yahondobera kubera intege nke, no kuba yaryama ku ntebe bya bindi mwanga kabisa, akaba ahugiye kuri iyo televiziyo. Haba hari abana, haba hari ababyeyi, haba hari abasaza, haba hari abakecuru. Za televiziyo zabaye iki? Byagenze bite? Byagenze bite? Zagiye he? Aho zikiri, aho ugera ugasanga bayinoboye hasigaye bya byuma bimeze gutya, aho ugera ugasanga ntikora. Aho nabashije kusura harenga ahangahe henshi bishoboka, ntayo nabonye, naho nayibonye ntikora, narinze mva idakoze ahantu hatandukanye. Nuko byo nabyo ako ga service burya mushobora kuba mutazi umumaro kamarira twe abarwayi, ariko burya nako karadufasha. Mwongere mu byigeho, mwongere nyamuneka mudushyirireho amateleviziyo tujye tureba, twirebera amakuru ngo tuba tubabara, tubatezeho ubuvuzi, ariko tuba tugira ngo duprofite muri ubwo buryo. None se ko hari noneho n'ahandi ku bitaro ugera, mana nyagasani, mana yanjye, nyagasani, umuvundo, intambara, gucagagurana, kubwirana nabi,
hafi kurwana mu barwayi. Imagine kubera iki umwe ari kuvuga ati njyewe nahageze mbere, undi nawe ati ntabwo wantanze, ati uriya wicaye hariya nibwaje none ahise yicara hariya, nibwaje ntabwo ntanga. Bibaze uyu abantu bari mu ihangana rimeze gutya ni abantu barwaye, sibyo? Ni abantu bakeneye kwitabwaho, ariko ugasanga hari ibintu bibiri byagakozwe n'ivuriro bidahari. Icya mbere, ntekereza ko ivuriro ryakagize abantu bita ku barwayi muri ubu buryo. Niba abarwayi bahageze bakamenya uburyo baboganayizinga, bakamenya uburyo bicara, bakamenya ngo ninde waje mbere, ninde waje amukurikiye, ninde waje akurikiyeho. Ntekereza ko izo ngizo zitakabaye inshingano z'abarwayi. Nese niba naje ndembye koko nari kwibasha kwikura naho ndi, nzabasha gufata mu mutwe ngo kanaka imibare 10 y'abantu bandi imbere n'abandi 5 bandi inyuma, ngo baje mbere ngo niba vonda kurikiraho, kandi ndyamye kuri ya ntebe mutanyaki, ndyamye kuri ya ntebe ndemye ndi kubabara nta service mwampaye, nzabimenya nti? Ahubwo bose ko bazivuza ngasigara ngashiduka nsigaye mparyamye saa 11 za nimugoroba mutashye. Kubera iki? Nabuze order, nta order ihari muri abo bantu. Icyo ni icya mbere, amavuriro yagakoze. Icya kabiri, hari aho nabibonye bagerageza gutanga nimero. Winjira kuri gate, ukigera kuri gate umusecurity uhari bitewe n'amasaha uhagereye akaguha nimero. Ubwo iyo nimero iba ari nimero nyine igukurikiranya n'abandi barimo imbere. Niba guhaye 20 umenya ko imbere yawe hari abantu 20 bagutanze. Hano wanageramo imbere abatanga ubuvuzi abahamagara bagahamagara za nimero, bavuga nimero 20 ugahaguruka ukagenda ukivuza ariko utuje. Ibyo ngibyo iyo service nayibonye ahantu hamwe hake hashoboka, ariko it is helpful, it is useful, ifite umumaro ukomeye kuko irinda abarwayi kuremba. Bara abagera kwa muganga atarembye ariko kubera stress zihari, kubera stress asanga zitandukanye zagombye kuba zabaye handled n'abari in charge b'iryo vuriro, akahava yarembye yabaye indembe. Urumva ukamuha ubuvuzi bumwe akavana indi ndwara ya stress yasanze. So rero gahunda yo gutanga nimero ku mavuriro, mwakira abarwayi benshi, mwakira abakeneye services zanyu nyinshi, mwirinde ikimenyane, murinda abarwayi stress zo gukubitana imitwe, zo kurwana, zo gucagagurana, barwanira imyanya, bamwe batazi ninde wahageze mbere ninde wahageze nyuma. Mukoreshe uburyo bwo gutanga nimero, muzitangire kuri gate. Uhageze umusekirite amuhereze nimero. Niba ari uwa mbere, nimero ya mbere ku gapapo. Niba ari uwa 10 amenye ngo ni uwa 10. Aho ntago azarenga ngo ajye gucomplaininga avuge ngo ariko ngo namvuye ndi wa 7 kandi afite nimero ya 10. Birashoboka mu gihe afite emergency, mu gihe arembye, mu gihe akeneye direct attendance, kwitabwaho mu buryo bwihuse. Birashoboka ko hakwirengagizwa iyo serial number yahawe, ariko mu buryo buri serial nyine bagombye gukurikiranwa uko baje, except those who has emergency. You see? So ibyo bintu rero nabyo biramutse bishyizwe mu buryo, service y'ubuvuzi rwose dusanzwe appreciatinga, dusanzwe dushima, dusanzwe tunyuzwe nayo, yarushaho kuba straight forward. You understand? Yarushaho rwose kuryohera abanyarwanda, yarushaho kuryohera ababagana. Nsoza rero ikiganiro ni kuba umuntu navuga ngo abaganga
n'abandi bari mu nshingano zitanga serivisi z'ubuzima, nyamuneka kubwira nabi umurwayi ni ukumusonga, ni ukumwica kabiri, ni ukuri ni ukumwica kabiri. Navuze ngo ikiganiro ni ukuba umuntu, kuba umuntu ni urukundo, kuba umuntu nyamuntu ni ugufasha, ni ugufatanya, ni ukumvikana, ni ukujya inama, ni ugutabara, ni ukubahiriza amategeko, ni ukubahiriza amabwiriza, ni ugutunga ikarita muri weho nk'umuntu ifite ubumuntu. Nk'uko simcard muri telefone yawe itariho amanimero y'abantu, yaba ari simcard irimo ariko iri empty, nta kintu kirimo, ntabwo wabasha guhamagara. Nimero utazifashe ngo uzandike uzisavinge kuri simcard, iyo ukuyemo ya simcard telefone isigara ari telefone, ariko mu by'ukuri umumaro wo guhamagara utarimo. Natwe rero tugaragara nk'abantu, dufite ibihagararo nk'abantu mu ishusho y'abantu, ariko ikarita y'ubumuntu abenshi tumaze kuyitakaza, abenshi barimo kuyitakaza muri aspects, muri sectors zitandukanye. Mu muco turi gutakaza ubumuntu pe, mu buryo buri clear bugaragarira buri wese, mu bwumvikane, mu bufatanye, mu rukundo, mu gukunda. Turi gutakaza umuntu, turi kugambanirana buri munsi. Ntabwo wagambanira umuntu ukunze. Turi gufungishanya, niko babivuga, turi gufungishanya. Ntabwo wafungisha umuntu ukunze, ntabwo wafungisha umuntu mwumvikana. Ikarita z'ubumuntu turi kuzitakaza. Reka twongere duharanire kugarura ubumuntu muri twe, duharanire buri wese aharanire kongera gutunga ikarita y'ubumuntu muri we. Twongere twubake u Rwanda dushyize hamwe, dukomeze duteze imbere igihugu dushyize hamwe, twongere twibutse umuco dushyize hamwe, sibyo? So navuga byinshi rero, ariko uyu munsi munyemerere mpinira ahangaha. Ikiganiro ni kuba umuntu. Nitwa Don the Great, iyi ni Donne Media TV. Nkwibutsa niba utarakora subscribe, nyamuneka subscription yawe ni umusanzu ukomeye. Niba utarakora like, ngo twereke ngo ibyo mukora ndabikunda, ndabyemera, ndetse uze wandike uvuge ngo ibyo mwavuze ndabitanga iki gitekerezo, ndabyumva gutya. Iyo ni comment. Noneho nibikunyura ukore share, usangiza abandi ibiganiro byacu, ikiganiro cyacu kuba umuntu. Kandi ibyo ngibyo kubikora bisaba amatiers, ni igihe gito cyane, ni n'ubuntu, sibyo? N'ubuntu kubikora. Mukomeze mugubwe neza rero, Imana ikomeze ibavubire imvura, Imana ikomeze ibane namwe, ikomeze ibongerere imigisha. Tuzabonane mu kiganiro cy'ubutaha.